Abdulaziz aza kumukunda cyane. Amaze kuba umwami afata icyemezo cyo gushyingiranwa n'umukobwa we, nuko babyarana Faisal. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi na kabiri nyina wa Faisal yitabye Imana, maze kuko yari akiri muto se yanga ko agumana n'undi mugore yahise ashaka, ahubwo amwohereza kubana na sekuru ubyara nyina Abdullah bin Abdulatif, akaba ari nawe wamwitayeho akanamwigisha kugeza akuze. Abanditsi b'amateka benshi batangaza ko icyatumye Faisal bigitangaza nyuma y'uko ahawe ikamba ry'ubwami ari uko yakuriye ahantu abantu bo mu gihe cye batozwaga kuba abanyembaraga no kuba intwari bakiri bato. Ikindi kandi kivugwa ni uko nyina aho mubyara mbere yo gupfa yahoraga amubwira ko amwifuriza kuzaba umuntu ukomeye, byaba ngombwa akazasimbura se ku ngoma y'ubwami, nubwo hari abandi basore bamurushaga imyaka se yari yarabyaye ku bandi bagore byagaragaraga ko hazavamo umwe wimikwa akaba umwami. Faisal rero yakuranye ibyo bitekerezo nyina yahoraga amubwira, bituma aba umunyembaraga uhambaye n'umuntu w'intangarugero haba mu mico no mu myifatire. Ibi byamukururiye igikundiro kuri se umwami Abdulaziz no ku bandi bantu bamwe b'ibwami. Ariko abandi bana bavukanaga kuri se batangira kumwanga kuko babonaga ari gutoneshwa cyane kubarenza. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi n'icyenda ubwami bw'Ubwongereza bwatumiye umwami wa Arabia Saudite ariwe Abdulaziz ngo aze gusura umurwa mukuru London. The Queen and her family come to Victoria Station to meet King Faisal of Iraq and his uncle, the Crown Prince, who are here on a state visit. The Queen's floral pattern summer frock and straw hat, the Duke's uniform of an Admiral of the Fleet, and their guest's cream and gold tunic lend brilliance to the somber station as King Faisal meets the Queen Mother and Princess Margaret. The Duchesses of Gloucester and Kent are presented to the King and his uncle. Banagirana ibiganiro birebana n'ubukungu n'uburyo ibihugu byombi byakomeza umubano mu bya politiki. Mu buryo butunguranye ariko umwami Abdulaziz yanze kujyayo, ahubwo yohereza igikomangoma Faisal wari ufite imyaka 13 gusa y'amavuko abaye umuntu ukomeye wo muri Arabia Saudite usuye ubwami bw'Ubwongereza. The visitors are evidently enjoying their welcome, and as they step into the sunshine of the station forecourt, they find a crowd of ordinary Londoners ready to add their welcome. Byatangaje benshi maze biri muri hirya no hino ku isi uburyo igikomangoma cy'imyaka mike cyane cyoherejwe mu butumwa bwa politiki. Byarasakuje cyane ku buryo n'abantu bari begereye umwami bamubajije icyamuteye gukora ibyo, kandi hari abandi bantu bakuze banamenyereye ibintu by'ubuyobozi yari koherezayo. Umwami Abdulaziz yabatangarije ko yizera umwana we igikomangoma Faisal kuko yamubonagamo ubuhanga mu kuganira, kandi anababwira ko nubwo ari muto cyane yizera adashidikanya ko mu ruzinduko yagiyemo azitwara neza cyane nk'uko yabyizeraga. Uruzinduko rw'igikomangoma Faisal mu Bwongereza rwamaze amezi 5, atemberezwa ibice binyuranye by'ubwami bw'Ubwongereza, ari nako ahura n'abayobozi bo mu rwego rwo hejuru ibwami. Avuye aho yanyuze mu Bufaransa naho yahahuriye n'abayobozi banyuranye b'Ubufaransa, abahawe ubutumwa se yari yamuhaye nawe mu bundi asubirana iwabo. Reka turebere hamwe ubuzima bwa Faisal muri politiki, kuko se yamukundaga cyane kubw'imyitwarire ye itangaje. nk'umwe mu bahungu be yatangiye kumushinga imirimo inyuranye agifite imyaka mike cyane, kuko mu myaka yo hambere ibihugu byahoraga mu nkubiri yo kwigarurira uduce runaka n'ubwami bukigarurira ubundi hagamijwe kwagura ubuso bw'ubutaka. Ni nako byagenze mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na kabiri ubwo umwami Abdulaziz yahaye igikomangoma Faisal abarwanyi basaga 6,000 ngo ajye kwigarura uduce twitwa Haye ndetse na Asiri kugira ngo natwo badushyire ku bore ya Arabia Saudite. Mu mpera z'uwo mwaka Faisal n'abarwanyi be bari bamaze kwigarura utwo duce twombi, nubwo natwo twari dufite ubuyobozi bukomeye ndetse n'abarwanyi bahambaye cyane. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na gatandatu Faisal nanone yoherejwe kwigarurira agace ka Hezaji, naho arahafata mu gihe gito cyane, nuko se ahita anamugira umuyobozi w'ako gace kuva ubwo. Mu 1930 yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga kubera ukuntu yagiraga urugwiro kandi akamenya kuganira akoresheje amagambo arimo ubwenge cyane. Ibintu byakururaga abantu bose bamwumvaga kandi bakamwishimira. Muri icyo gihe yasuye ibihugu byinshi cyane mu buryo bwo gutsura umubano, harimo Poland mu 1932 n'Uburusiya icyo gihe bwari bukiri USSR mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatatu.
1953 umwami Abdulaziz yaratanze azize izabukuru, nuko ubwami buhita bufatwa na mukuru wa Faisal ariwe Saud batari bahuje nyina. Iki gihe igikomangoma Faisal yahise ahabwa irindi kamba ry'igikomangoma gikuru Crown Prince, rinamwemerera ko umwami naramuka atanze ari buzahita umusimbura. Umwami Saudi amaze kwima ingoma ntiyabashije kubana neza n'amahanga, ndetse n'ubukungu bw'igihugu bwahise butangira kugwa. Imibanire yajegajega n'amahanga ndetse n'ubwoba bw'uko igihugu cyari kigiye kugwa mu rwobo rw'ubukungu butifashe neza, byatumye bamwe mu bari bagize ubuyobozi ndetse n'abayobozi mu idini ya Isilamu bari mu muryango witwa Ulema basabye umwami gushakira imirimo igikomangoma Faisal. Umwami Saudi yarabumviye, nuko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 1958 igikomangoma Faisal ahabwa umwanya wa minisitiri w'intebe. Faisal amaze kuba minisitiri w'intebe yatangiye gushyiraho gahunda yo guteza imbere rubanda no kugabanya amafaranga y'umurengero umwami yakoreshaga mu bintu bitandukanye bidafitiye igihugu akamaro. Byarakaje cyane mukuru we umwami Saud. Kwa 18 Ukuboza 1960 igikomangoma Faisal yatangaje ku mugaragaro ko yeguye ku mirimo nka minisitiri w'intebe, ariko abikora mu buryo busa no kwigaragambya, ashinja umwami ko adatuma ashyiraho ingamba zihamye z'ubukungu mu gihugu. Dore uburyo wari igikomangoma Faisal yahindutse umwami. Faisal mu mwaka wa 1963 umwami Saudi yagize ibibazo by'uburwayi bituma asohoka igihugu ajya mu bihugu by'amahanga binyuranye kwivuza. Ibi byahaye amahirwe akomeye Faisal yo kwigarurira ubutegetsi, maze ahita anatangira guhindura imyanya ya bamwe mu bayobozi, abandi arabirukana haba mu gisirikare no mu zindi nzego za leta. Aho umwami Saudi agarukiye yasanze ibintu mu gihugu byarahindutse, biramuyobera. Gusa Faisal ntiyagira icyo amuhingukiriza mu mpinduka yakoze, ahubwo amusaba yuko yaba amuyoborera mu gihe acyoroherwa anafata akabaraga. Ibi ngibi ariko Faisal yabiterwaga n'uko yari ashyigikiwe n'abayobozi bakuru b'idini mu gihugu n'abandi bayobozi bakomeye cyane. Bahise banasohora inyandiko yitwa Fatwa yategekaga Saudi guha ubutegetsi bwose umuvandimwe we Faisal, kuko byagaragaraga ko atagishoboye. Umwami Saudi yarabyanze, anagerageza gukuraho Faisal, ariko ntibyamukundira kuko yasanze nta muntu n'umwe akibwira ngo amwumve. Byavuye nuko ingoro y'ubwami yari arimo igotwa n'abasirikare, we n'abandi bantu bake bari bamushyigikiye barafatwa. Nuko kuwa 4 Werurwe 1964 Saudi yemera ibiganiro by'uko Faisal yaba ayobora, ariko asaba ko ntakira azasubira ku buyobozi. Abantu benshi bakomeye ibwami bakomeje gukora amanama anyuranye y'uburyo Faisal yakomekwa ku ngufu, kuko rero kugira ngo umwami yimikwe uwasimbuye akiriho byasabaga ko uwo ushaje yivugira mu kanwa ke ko ubwami butanze. Ba bantu b'ibikomerezwa barongeye bandika n'inyandiko ihatira Saudi kuvuga ku mugaragaro ko atanze ikamba ry'ubwami. Umwami Saudi yabonye nta kundi yabigenza arabyemera, nuko kuwa 2 Ugushyingo 1964 Faisal arimikwa ahinduka umwami atyo. Saudi we yahise ajya mu buhungiro bw'igihe gito mu Misiri, nyuma aza kujya gutura mu Bugiriki. Reka noneho turebere hamwe ibikorwa by'umwami Faisal mu gihe cy'ubuyobozi bwe. Umwami Faisal akimara kwimikwa mu 1964 yavuze ijambo atarura agira ati: ndabinginze mwese bene data, kuva ubu mumfate icyarimwe nk'umuvandimwe wanyu n'umukozi wanyu. Icyubahiro ni icy'Imana yonyine, naho ikamba ryo ni ubushake bw'ijuru bugiye kwigaragaza mu isi. Mu 1967 umwami Faisal yashyizeho bwa mbere umwanya wa minisitiri w'intebe wa kabiri, ahita awushyiraho mu muvandimwe we bari bahuje se gusa, ari we igikomangoma Fahad. Ibi bivuze ko igihugu cyatangiye kugira abaminisitiri b'intebe babiri. Mu ntangiriro y'ubuyobozi bwe yategetse abayobozi bose b'igihugu kutongera kohereza abana babo mu bihugu by'Uburayi na Amerika kwigayo, ndetse anabasaba kugarura mu bihugu abari baragiye kwiga mu buryo bwo guteza imbere uburezi bw'imbere mu gihugu. Umwami Faisal kandi ni nawe washyizeho uburyo inzego zubatse muri Arabia Saudite kugeza n'ubu, anatangiza uburyo bugezweho bw'imibereho myiza ya rubanda. Mu 1970 yashyizeho Minisiteri y'Ubutabera, anatora itegeko rishyiraho intumbero y'imyaka 5 y'iterambere ry'ubukungu.
Ikindi kandi yashyizeho amategeko mashya ajyanye no gutangaza ndetse no kubika amakuru mu gihugu, kandi byose bikagenda mu murongo w'umuco n'imyifatire bya Arabia Saudite hagati mu kinyejana cya 20. Ku ngoma ye ibijyanye no gusakaza amakuru mu buryo bw'amajwi n'amashusho television broadcast byaratangijwe, hanashingwa televiziyo ya mbere muri Arabia Saudite. Amaze kwima ingoma, umwami Faisal yakomeje kubana neza n'ibihugu byo mu isi harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko se umubyara umwami Abdulaziz yari yarabitangiye, ndetse anarushaho. Muri icyo gihe abanyamerika bamufashaga cyane cyane mu bijyanye no guhugura ingabo ze mu bya gisirikare. Umwami Faisal yateye inkunga ibihugu byinshi kandi byo ku migabane yose y'isi atavanguye, ku buryo abakuru n'ibihugu yasuraga cyangwa se akagirana nabo ubucuti basigaraga bamwirahira kubw'ubugwaneza bwe ndetse no gutanga imfashanyo igamije kuzahura imibereho myiza y'abaturage atizigamye. Yakoze ingendo nyinshi cyane ku migabane yose y'isi kugira ngo aganire n'abakuru b'ibihugu bitandukanye anabashe kubatera inkunga. Umwami Faisal yanasuye Uganda ku butegetsi bwa Idi Amin Dada mu mwaka w'1974. Umwami Faisal yahawe akabyiniriro k'umugabo w'umwaka Man of the Year n'ikinyamakuru Time Magazine bitewe n'uburyo yari amaze gutigisa ubukungu bw'isi mu mwaka wari wabanje. Byaranze ubuzima bwite bw'umwami Faisal wa Arabia Saudite. Umwami Faisal yashatse abagore 4, abagore be bose babaga baturuka mu miryango ikomeye cyane aho muri Arabia Saudite. Umwami Faisal bivuga ko yari afite abana 18. Umwami Faisal yavugaga neza indimi z'Icyongereza n'Igifaransa kimwe n'umukobwa we Loloa. Mu gitondo cyo ku itariki ya 25 1975 ubwo yari mu gikorwa cyari cyahuje umwami Faisal n'abayobozi mu nzego z'ibanze ndetse n'abaturage mu rwego rwo gukemura bimwe mu bibazo biri mu gihugu, bamwe mu bana ba murumuna we bavukana kuri se igikomangoma Faisal bin Said akoresheje imbunda yo mu bwoko bwa pistoli yarashe umwami Faisal amasasu 2 imbere ya rubanda. Nyuma yo kuraswa, umwami Faisal yahise ajyanwa mu bitaro byari hafi aho kwitabwaho n'abaganga, ariko nyuma y'amasaha make yahise atanga azize guhagarara k'umutima. Nyuma y'urupfu rw'umwami Faisal, igihugu cyose cyahise kijya mu cyunamo cy'iminsi 3 aho ibikorwa byose bya leta byari byahagaze. Ikintu kivugwa ko ari cyo cyateye kiriya gikomangoma kwivugana umwami ngo ni uko mu mwaka w'1936 ubwo televiziyo ya mbere yafungurwaga muri Arabia Saudite, uwitwaga igikomangoma Khalid bin Said umuvandimwe yageragezaga guteza rwasera muri ibi birori, maze inzego zishinzwe umutekano zikamurasa agapfa. Iki gikomangoma cyaje guhamwa n'icyaha cyo kwica umwami, nyuma ahabwa igihano cy'urupfu. Ku itariki 26 Werurwe 1975 umugogo w'umwami Faisal washyinguwe mu mva yitwa Al-Qad Cemetery, nayo iri mu murwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh, ahari abantu batabarika baturutse hirya no hino ku isi. Bimwe mu bintu binyuranye byitiriwe umwami Faisal. Mu mwaka w'1949 umujyi wa gatatu mu bunini mu gihugu cya Pakistan wahawe izina rya Faisalabad, aribyo bishatse kuvuga umujyi wa Faisal. Aha muri Pakistan kandi mu ntara yitwa Sindhi mu gihugu cya Karachi hari ikibuga cy'indege za gisirikare kinini cyane cyahawe izina rya PF Base Faisal, aribyo kubivuga Pakistan Air Force Base Faisal, mu rwego rwo guha icyubahiro umwami Faisal ku bw'inkunga ikomeye yateye igihugu mu nzego zinyuranye harimo n'ibya gisirikare. Mu ntangiriro z'umwaka w'1994 i Kigali mu Rwanda huzuye ibitaro byitiriwe umwami Faisal, bikaba ari bimwe mu bitaro by'icyitegererezo mu gihugu. Ibi nabyo rero byubatswe mu mafaranga umwami Faisal yasize mu kigega cyamwitiriwe, ategeka ko azafasha u Rwanda mu bijyanye n'ubuzima. Mu gihugu cya Ghana hari ikipe y'umupira w'amaguru yitwa King Faisal Babes FC yashinzwe n'uyu mwami Faisal binyuze mu nkunga yahaye iki gihugu ngo yifashishwe muri siporo, by'umwihariko mu kuzamura impano z'abana bakiri bato. Nyobokamana ku idini ya Islam Mecca hari ibitaro nanone byitiriwe umwami Faisal King Faisal Hospital by'Imaka. Mu gihugu cya Pakistan hari umusigiti witiriwe umwami Faisal King Faisal Mosque. Mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mujyi witwa Sharjah hari undi musigiti witiriwe umwami Faisal. Nyuma y'ibi byose
hari amakaminuza, ibigo by'ubushakashatsi, imihanda n'ibindi bikorwa remezo byinshi cyane mu bihugu bitandukanye ku isi byitiriwe umwami Faisal bitewe n'imibanire myiza yagiranye n'abayobozi b'ibihugu cyangwa se bitewe n'inkunga yateye ibyo bihugu biciye mu bigega nterankunga yari yarashinze. Uwase Constant.